Ndizere ko mumeze neza cyane nk'ibisanzwe. Ubu noneho habonetse indi nkuru isha igikuba cyangwa se iri guca ibikuba cyangwa se inatangaje cyane yatunguye abantu, aho mama wa Tshisekedi ari gukangurira umuhungu we Tshisekedi ndetse n'abanyekongo bose ngo guhita batera u Rwanda ku buryo bwihuse. Nimwiyumvire namwe. Hano gato mwumve, uyu bamwita mama Martha. Uyu nguyu ni nyina baswahili nyonso batelemi tozomona makambo tozomona lero abaswahili cyangwa abantu bo muri Kivu barahagurutse. Reka twumve, ngiye kuyitranslatinga muraza kubyumva, ndagerageza kuyitranslatinga. Ubi utanisaidia nani Jori uko hapa? Si unasikia kama unasema akasema tu. Sina wewe useme unisaidia basi. Okay, alisi. Nikestope una translate mu Kinyarwanda. Twagiye. Nguvu mu Kinyarwanda gutfara nayo. nani Felix Azimbokozi baswahili nyonso batelemi. Felix cyangwa Kirombo cyangwa Perezida Felix Tshisekedi afashe ubutegetsi, abaswahili cyangwa abantu bo muri Kivu bose nabo muri Katanga barahagurutse. Tozomona makambo tozomona lero Turukurebye twangana nindi nanoba ngiye ndashaka kuvuga baswahili hoyo abo baswahili n'abangala n'abo bantu bababwiringa babangala bangonde bazaba kongole nibo bakongomani bonyine. ba Kongo n'abakasaye bango bazaba kongole te Abakongo n'abakasayi bo ntabwo ari abakongomani, badirije te ntabwo bazigira bayobora kino gihugu. to banda kasavu kwa kufa tomoni mukongo mususu ali Kuva Kasavumbu yapfa ntiturongera kubona undi mukongo, ni ubwoko bw'abakongo, ntiturabona undi mukongo uyobora iki gihugu. Lumumba kufa tomona kasaye mususu ali kate kaka we kasaye Kuva Lumumba yapfa ntiturabona undi mukasaye uyobora iki gihugu. aliki sikoya bino batu ya Swahili na zoto na bino Abantu b'abaswahili, abantu bo muri Kivu na muri Katanga mu Giswahili ndimo ndababaza, zaidi ba Kongole ya solo muri abakongomani b'ukuri? ngana yebi histoire moko ya mboka we nazo vanda Kuko ngiyewe nzi amateka y'iki gihugu nicayemo, ndenge mindere basana baswahili uburyo abazungu bakoze aba bantu bavuga Igiswahili cyangwa abaswahili. Ndibutse ko aba bantu boko ba Tshisekedi bo ntabwo banareba, ntabwo bafite abatutsi gusa, abantu bose baba muri Kivu bavuga Igiswahili bose babafata kimwe. ndenge mindere basana baswahili Ngewe nzi uburyo abazungu bakoze aba bantu bavuga Igiswahili. ifo Kongo tokundana baswahili na Rwanda ensemble Twebwe uyu ni nyina wa Gisagati, twebwe icya mbere tugomba gukora ni uko tugomba kurwanya abavuga Igiswahili cyangwa abaswahili tukabafatanya n'u Rwanda. soki ko bombarde Kivu mususu Kivu wana nyonso ko bombarde na batu na biloko President Felix sala yango Niba ngombwa ko hari icyakorwa, turasaba Tshisekedi bombarda Kivu yose n'u Rwanda, ubibombarde hamwe, ubisenyere rimwe. Murumva ko muri Kongo byakomeye, batangiye guca amacakubiri bitewe n'aho bakomoka ndetse n'ururimi bavuga. Nawe ata tokundana baswahili na Rwanda ensemble turwanya abaswahili n'abanyarwanda muri rusange, Ngo bica avuga Igiswahili ndetse n'abanyarwanda. soki ko bombarde Kivu mususu Kivu wana nyonso ko bombarde na batu na biloko President Felix sala yango nzambe pe asala niba ari ugutwika no gusenya Kivu muri rusange, Felix Salango, Felix mwana wanjye, yisenyane n'ibintu n'abantu byose twika. Imana izubaka ibindi cyangwa Imana izarema abandi, kuko n'Imana yarabikoze. nzambe oyo yo pesa mabere wana asala Imana yagwaye kino gihugu yarabikoze. na Gomora oyo Muri Sodomo na Gomora Imana yarabatwitse, nawe batwike mwana wanjye.
ezalaki na makambo lokola ya Congo eza makambo ya ase yawe eza ya Sodome na Gomora ya imagination oyo bolobaka na français te ibi ngibi ntabwo ari imagination muri Sodomo na Gomora Imana yarabatwitse gisegeti nawe twika Kivu n'u Rwanda. uyu mubyeyi byari gutekereza ameze nka jenoside kuko arimo gushaka ko abantu bavuga igiswahili bose n'abavuga ikinyarwanda no muri bose bapfa. Urumva ko gukuraho abantu bafite icyo bahuriyeho ni nka genocide. ba Etats-Unis wana bozologa Izo za Amerika muvuga mesi bazaliko bariho tonga makambo mususu ko bazofitra na minere na makambo batonga makalizo mususu akoke barabasenye barabisenya birasenyuka ariko abandi barapfutse bimanire ibindi babaho barimo gukora ibihugu byabo neza nawe basenya azavuka abandi n'ibindi bintu esa bango babima zamba edisa yana zana ndeko na ngai yo pe ata bango nyonso wana bazama te batuzo sala na bango kwani mupange na shawumwa oza ngisi ndi kubyumva hari bari mu kurusha n'ikirumba moko te akoki kosala makambo akokama David asala azalaki ye moko ati gisegeti mwana wanjye nta muntu n'umwe muri leta ufite ukwizereramo cyangwa babiri ushobora gukoresha ko Dawidi yakoze ibitangaza ari umuntu umwe wowe nta bantu nka babiri cyangwa batatu ufite wakoresha aho ngaho muri leta soke sana uozana moko atandi bane niba ufite umwe cyangwa babiri pesa bango wortel bahereze oda cyangwa bahereze autorisation y'uburenganzira bamususu wana kota na bango na barinyo ufata abandi bayobozi b'igihugu bose ubatware mu nama ubahamagaze mu nama nibale wana bariya babiri wamaze gutegura bakwizereramo nawe wizera ebisa bango babombarde Kivu na Rwanda mbala moko bohereze ubona babwire we bohereze bahite bagenda bajye kubombarda u Rwanda na Kivu byose hamwe babisibe ku ikarita y'isi nindere baya kusirisa biso hanyuma abazungu natwe ntibashake baze batumare gasimate negosiete nta bindi bati ya Kivu bazabanje kona biso te kuko ntabwo abantu bo muri Kivu twe dufitanye isano nabo bati ya Katanga bazabanje kona biso te abantu bo muri Katanga ntabwo dufitanye isano nabo ntabwo ari abakongomani nkatwe mawa ya nini agahinda kiki akasayeto kukoma kufa kakaka boy bazosirisa biso paske na ibi biso nde bati ya mboka wana abakasaye tuzakomeza gupfa kugeza ryari erega impamvu batwica nuko bazi ko ari twebwe ba nyiri iki gihugu histoire ezo yetsa bango biso nde bati ya mboka wana histoire babwira cyangwa amateka babwira ko ari twebwe ba nyiri iki gihugu sala oyo na yetisiyo kora ibyo nkubwiye nka nyoko ozangi ata mutu moko oyo andimene yote ubu ngubu nta muntu ufite muri guverinoma ukwizereramo wahagurifiye akagenda akahita bikora wowe akagenda agahita abombarda tanye ordre abombarde nyose eke bahereza uburenganzira cyangwa umuhe ordre agenda hatwike Kivu n'u Rwanda nzamba ko yakosana makambo mususu namba we bakoya Imana izubaka ibindi bintu izane n'abandi bantu bashya hatwike mwana wanjye wana nde malobana lobi ayo niyo magambo kubwiye nka nyoko eza epele tolembi na bantu ya baswahili tolembi na bango kobanda bakombo na bango karaktere na bango makambo na bango nyonso tolembi na bango siniza nyonso ndapfuye abantu bavuga igiswahili turabarambiwe iby'amazina yabo ibyo bakora turabarambiwe bamareho bakasayemba we ntubagirire impuhwe mwana wanjye Kivu bolongwa bobanda kolongwa abakasayi bari muri Kivu mwese nimuveyo ntagire usigarayo mbere yuko bahasenya bazana Lubumbashi bozonge bana biso probleme zanite abantu muri za Lubumbashi bakasayi nimuveyo mbere yuko umwana wanjye hasenya nta kibazo kiri iwacu nimugaruke iwacu Isa bombarde Katanga na Kivu nyose Felix Tshisekedi bombarda Katanga na Kivu byose tobandela zero tuzatangire bundi bushyashya kubaka igihugu turananiwe ayo nguko ijuri kuko fatswe ni Trump ulisema bien ngira ngo mwabyumviye nuko gahunda imeze umumama cyangwa se mama Tshisekedi ari kumushishikariza ko abantu bose bavuga igiswahili ba hano mu burasirazuba bwa Kongo nk'umuhungu he habatwika
agakomerezaho agatwirwa n'u Rwanda nyine ubu nawe murabyumva ukuntu ibintu byifashe no gukaza umutekano. Akaba ari n'ahangaha rero dushoreje ikiganiro cyacu. Niba uri mushya ushaka gukanda subscribe ugakanda ukazajya kugira ngo nishyiraho ikiganiro uzajya uhita ubona notification tujyane mu biganiro byacu tugutegurira bya buri munsi. Ciao ciao.